ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugiye nta buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi, yari mwisi barishima kubwigezageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi, nibwiguha inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Y'umwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imugani zikabura iwawe yewe mugenzi ujya mu ijuru, nakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu, indita kubuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu. Reka twongere tubasuhuze kandi mwese tubahe ikaze kuri iyi channel yacu ivugurura n'ubugorozi. Ni yacu kandi kabiyanyu, aho duhurira tukiga byinshi bitandukanye mu byashobora guhindura ubuzima bwacu, ari iby'ubukirisitu, ari iby'ubuzima, ari ubuhanuzi, ari imiryango n'ibindi bitandukanye ndetse n'imibanire. Reka rero n'ubundi twongere tubahe ikaze muri uyu mwanya, aho tugarutse muri cya kiganiro ibyo kurya bikiza, mwateguriwe kandi mukaba mugiye kugezwaho nanjye Mboneza Thomas. Uyu munsi rero turareba akamaro ka vitamine, ariko turibanda kuri vitamine imwe, ni vitamine A, muri bya bindi bigera kuri 6 umuryi wese n'umutetsi bagomba gusobanukirwa. Reka rero dusenge hanyuma dusesengure neza iby'iyo ngingo. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uburinzi bwawe butangaje bwabanye natwe, waturemeye ibikwiriye byose, izina ryawe rihimbazwe. Nubwo waturemye ukaturemera ibidutunga, ariko twarakugomeye, turaguhemukira, tugukorera ibyaha bitandukanye, utubabarire. Ubuntu bwawe busage kuri buri wese utwumva kandi uduteze amatwi, kugira ngo nabasha kurokoka agakizwa duhimbaze neza yawe. Ngaho uzaduhe n'umwete wo kuzabishyira mu bikorwa, buri wese umuhe ubuntu bwawe bwo kwizuza nawe, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kureba akamaro ka vitamine, ndetse turaza kurebera hamwe by'umwihariko nka vitamine yitwa A. Vitamine A rero ni ingenzi kuko n'izindi ari ingenzi, ariko iyo niyo turasesengura tumaze kureba impamvu tugomba kwita ku cyo bita vitamine. Iyo dusomye neza muri Bibiliya hatubwira ko tugomba kugira ubumenyi bwose bushoboka, bwaba ubwo kumenya ibidukikije, bwaba ubwo kumenya iby'ubuzima bwacu. Ibyo byatugirira akamaro. Ibyo muzabisoma nko mu gitabo cy'Imigani, ni igice cyaho cya 2 umurongo wa 10, haranditse ngo nuko ubwenge buzinjira mu mutima wawe, kandi kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe. Ubugingo ni amaraso cyangwa se n'ubuzima. Iyo ubwenge bwinjiye mu mutima, iyo umuntu asobanukiwe, iyo amenye, agira ubuzima bwiza, kubera ko aba azi kubwitaho no kububungabunga. Niyo mpamvu ku bagiye bakurikirana ibiganiro byacu, by'umwihariko nk'iki kiganiro cy'ibyo kurya bikiza, twabonye ko ari umuryi ari n'umutetsi bagomba gusobanukirwa ibyo bakeneye kugira ngo babeho ari bazima. Bitaba ibyo, kutabisobanukirwa niyo ntandaro y'indwara, niyo ntandaro y'imico mibi, niyo ntandaro y'ubugoryi, niyo ntandaro y'ubumuga, ndetse no kononekara kumaze kuba rusange mu isi yose. Rero dukeneye ubumenyi kugira ngo bidukure mu nzira z'ibibi, dukeneye ubumenyi kugira ngo tugire amagara mazima. Niyo mpamvu uyu munsi twagize ngo tuganire kuri iki kintu cya vitamine A. Mu gitabo cy'Imigani igice n'ubundi cya 3 umurongo wa 7 n'uwa 8, ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha, bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufa yawe. Kumenya Imana, kuyitaho, kuyumvira, biri mu bintu bikomeye bishobora gutuma umuntu aba muzima. Rero tugiye kureba akamaro k'amavitamine
turifashisha ibitabo bitandukanye ariko twibande mu bitabo bigera kuri 2. Icya mbere turibanda nko mu gitabo bita Croquer la vie ku ipaje yacyo ya 47 ndetse na 48, ariko kuko bijya bigira ama edition cyangwa se bikagenda bitandukana. Ndabarangira icyigisho, ni icyigisho cya 7 cyitwa vitamine. Ubwo nkenda nk'abafite ibyo bifite ibifuniko bikomeye nk'izo bita soft cover, hari igihe bashobora kuba amapaje adahuje n'iki, kandi hari igihe waba ufite urundi rurimi rutari igifaransa kuko iki kiri mu gifaransa. Ndetse turifashisha n'igitabo bita Encyclopédie Hachette familiale de la santé ku ipaje ya 15. Ibyo ndetse n'ibindi bitandukanye nibyo turi bwifashishe mu kumenya ibya vitamine. Rero vitamine twakwibaza utese vitamine niki, vitamine zirimo ibice bingahe, ese vitamine inkomoko yazo ni iyihe? Muri make vitamine ni ijambo rigizwe n'ibintu bigera kuri 3, niyo bita no composé. Ikaba igizwe n'ibintu 3, harimo ijambo la vie bivuga ubuzima, hakaba ijambo très ry'icyungo, hakaba n'ijambo amine bivuga ubuvungukira bubasha kwinjira mu mubiri. Kuko ntabwo ushobora kurya ikirayi ngo kinjire mu mubiri ari ikirayi, ntiwarya umuceri ngo winjire mu mubiri ari umuceri. Icyo warya cyose kugira ngo kibanze kwinjira mu mubiri kibanza guhinduka ubuvungukira buto cyane butaboneshwa n'amaso, noneho bukabona kwinjira mu mubiri. Rero vitamine nibwo buvungukira bw'ubuzima, nibwo mu ncamake. Niyo mpamvu vitamine ni ibintu by'ingenzi imibiri yacu ikeneye ariko itabasha kwikorera. Nubwo hari nkeya zishobora gukorwa n'umubiri nka vitamine B ya 12 ishobora gukorwa n'amara ku rugero ruto, ndetse ukaba ushobora no kuyikura mu bindi. Ibyo byose biba bikenewe. Rero niyo mpamvu ikenewe mu mubiri, ndetse ikaba zirimo ibice bigera kuri 2. Hari vitamine bita hydrosoluble, ni zishobora kujya mu mubiri zikakuyoboka ari uko mu mubiri wawe harimo amazi ahagije. Mbese ubwo muri make ni vitamine zitwarwa n'amazi. Izo vitamine iyo wanyweye amazi, iyo wayariye mu byo kurya nk'ayo batekesheje, iyo ahuye nazo mu mubiri niho ashobora kuzitwara zikagera aho zigomba gukora umurimo wazo neza. Izo zigera nko ku mavitamine agera ku 9. Harimo vitamine B ya mbere, harimo vitamine B ya 2, harimo vitamine B ya 3, harimo vitamine B ya 5, harimo vitamine B ya 6, B ya 8, B ya 9, ndetse vitamine B ya 12 ndetse na vitamine C. Izi ngizi uko ari 9 zigenda zifashishije amazi mu mubiri w'umuntu. Bivuga ngo iyo amazi abaye make umuntu akaba ashobora kugira umwuma, amazi akagabanuka mu maraso. Izi vitamine nazo ntago zigera iyo zikwiriye. Hanyuma hakaba ubundi bwoko bwa 2 bw'amavitamine bita liposoluble. Izi vitamine zo zigenda mu mavuta. Ubwo bivuze ngo ni vitamine zigera kuri 4. Ni vitamine A, ni vitamine E, ni vitamine D na vitamine K. Ndazisubiramo: ni vitamine A, ni vitamine E, ni vitamine D na vitamine K. Izi zitwarwa n'amavuta kugira ngo zigere aho zigomba kugera kandi zikoreshwe. Rero niyo mpamvu burya n'amavuta akenewe buri munsi kugira ngo tubashe kuyakoresha neza, cyangwa se abashe kudutwarira vitamine, atera umubiri ubushyuhe, nubwo kuyakoresha nimugoroba bitemewe. Rero izi vitamine zirakenewe kugira ngo abantu bashobore kuba bazima kandi bashobore kugira ubuzima bwiza. Wakwibaza utese vitamine twazikura he? Vitamine zikomoka ahantu hatandukanye. Ahenshi zikomoka ni mu bimera, zigakomoka mu bihumyo, zigakomoka mu zo bita bagiteri, ubwo ni nka za mikorobe ariko zitagize icyo zitwaye, nazo hari amavitamine zitanga. Ndetse hakaba n'izishobora gukomoka mu nyamaswa cyangwa mu bikomoka ku nyamaswa nk'amata, amagi n'ibindi. Ubwo rero niyo mpamvu dukeneye kuba ibi twabisobanukirwa neza.
kugira ngo dushobore kubona vitamine zihagije. Rero nk'uko twabivuze ko uyu munsi turi bwibande kuri vitamine A, iyi vitamine niyo tugiye guheraho. Iyi vitamine A bayita retinol, iyo bita no scientifique cyangwa se izina ry'abahanga yitwa retinol. Iyi vitamine rero ni vitamine iboneka mu byo bita beta carotene cyangwa se provitamine. Ni ibintu imboga zikunda kugira ndetse n'imbuto, noneho byaba bigeze mu mubiri, umubiri ukabikoramo vitamine A. Mbese ubwo bivuze ngo ubundi ibimera ntabwo bikunda kugira vitamine A, ahubwo bigira ibivamo vitamine A nk'izo bita beta carotene cyangwa se provitamine. Iyo rero bigeze mu mubiri, umubiri w'umuntu ufata iyo beta carotene cyangwa se mu yindi mvugo niyo bita provitamine, noneho ikayihinduramo vitamine A ishobora gukoreshwa mu mubiri. Turagira rero ngo turebe akamaro k'iyi vitamine A kugira ngo tuyisobanukirwe. Turasanga ifite imimaro myinshi. Ngewe mu gusoma ibyo bitabo no gusesengura nabonye utumaro tugera ku 10. Icya mbere niyo itera kureba neza. Iyi vitamine A iyo iri ku rugero rwiza mu mubiri, umuntu areba neza. Icya kabiri itera igikuriro, iyo bita croissance. Mbese icya mbere ni vision, kureba. Icya kabiri ni assurer la croissance. Icya gatatu yongera ubudahangarwa cyangwa iyo bita immunity. Mbese kugira ngo umubiri ube ufite abasirikare bahagije, bahagaze neza, badapfa ubusa kandi babasha guhangana n'uburwayi bwinjiye mu mubiri, biba bisaba ko uba ufite kuri vitamine A ihagije, kandi iyo vitamine rero ikongera ubudahangarwa. Icya kane irinda ingingo, iyo bita protection de tissu. Uvuga ngo irinda ingingo kwangirika, irinda ingingo kurwara, irinda ingingo kubyibuha cyane, irinda ingingo kuba zafatwa n'ibibyimba. Urumva rero ko irakomeye. Icya gatanu ni uko irinda umugese mu maraso. Mbese bivuga ngo yoza amaraso, niyo bita antioxidant. Iyo ihuye na vitamine C ndetse na vitamine D zigahurira mu maraso, amaraso aroga akaba ameze neza, ntasharire, ntazemo umugese. Noneho icya gatandatu ifasha kugira uruhu rumeze neza, uruhu runoze, uruhu rusa neza, uruhu ruyaga, uruhu mbese rutariho ibintu inyuma nk'ibiheri, nk'ibintu by'imikororombya, nk'ibintu by'amatashe cyangwa se amabaraza ku ruhu. Iyo ufite vitamine A ihagije ntabwo ushobora kurwara izo ndwara. Nanone icya karindwi irinda ibibyimba bya kanseri mu mubiri. Hari ibibyimba bibyara kanseri, izo bita tumeri cancereuses. Rero iyi vitamine irabirwanya, ikabirinda. Ibyo bibyimba ni nk'ibifata mu bihaha, ni nk'ibishobora gufata mu mwijima, ni nk'ibishobora gufata mu mpyiko, ni nk'ibishobora gufata mu mara, mu rwagashya, mu bwonko n'ahandi mu mubiri ku ngingo zimwe na zimwe ahashobora gufata ibibyimba bikaba byavamo kanseri. Icya munane ni uko itera uburumbuke. Iyo abantu bayikoresha neza igahura na vitamine E, igahura n'amavuta, bibyara uburumbuke haba ku bagabo haba ndetse no ku bagore. Imyanya ibyara ikaba iri gukora neza. Icya cyenda yongerera abana ubutaraga. Bivuga ngo abana bayibonye baba barayonse mu mashereka, batangira kurya bakarya ibikungahaye kuri vitamine, bagira ubutaraga, ntabwo barwaragura, bakura neza nta kibazo. Icya 10 ni uko ituma umunyungugu wa fere utuyoboka, bityo tukagira amaraso adakennye, ahagaze neza, kubera ko iyi vitamine bita vitamine A iri mu bwoko bwa liposoluble cyangwa se itwarwa n'amavuta, twayibonye ku rugero rwiza. Rero ndagira ngo buri wese abimenye, itera kureba, itera igikuriro, yongera ubudahangarwa, irinda ingingo, yoza amaraso igakuramo umugese, ifasha kugira uruhu rwiza kandi runoze, irinda ibibyimba bya kanseri mu mubiri, itera uburumbuke, yongerera abana ubutaraga kandi igatuma umunyungugu wa fere ubasha kutuyoboka, tukagira amaraso ahagaze neza.
icyo rero cyari icya mbere cy'akamaro kayo. Ariko icya kabiri turareba none se iyi vitamine iramutse ibaye nyinshi byatwara iki? Ubundi se yaba nyinshi ryari? Byaba byatewe n'iki? Icya mbere, iyi vitamine iyo iturutse ku nyamaswa ishobora kuba nyinshi, ariko ituruka mu bimera ntabwo ishobora kuba nyinshi, ahubwo ivuye ku nyamaswa, ubwo ni nk'ivuye mu magi, ivuye mu mata, ivuye mu nyama, ishobora kuba nyinshi noneho ikaba yatera ibibazo. Ikibazo cya mbere itera, iyo yamaze kuba nyinshi mu mubiri ihinduka uburozi, noneho aho kugira ngo ibe urukingo ahubwo igatera indwara, aho kugira ngo isenyere ibibyimba ahubwo bikirema kubera ko yamaze kuba uburozi. Niyo mpamvu abantu babujijwe cyane cyane ibikomoka ku nyamaswa, n'ababikoresha bagakoresha bike, kandi muri abo babikoresha nk'abantu bakoresha inyama zo zirakabije cyane kugira nyinshi, noneho by'umwihariko ibitabo bikababuza kurya inyama y'umwijima, kurya inyama y'impyiko, kurya inyama y'umutima. Kubera iki? Kubera ko umutima urimo amaraso kandi aba arimo izo vitamine. Umwijima nicyo kigega cya vitamine A, nanone kandi impyiko ziba zayunguruye amaraso, bityo iyo vitamine birimo nyinshi kandi haba harimo n'imyanda myinshi. Ubwo rero mu gitabo bita Croqueravie ku ipaje ya 48 ngo bagira abahigi, kuko abahigi bakunda inyama, babagira inama yo kutajya barya inyama y'umwijima, by'umwihariko ngo umwijima w'urukwavu. Noneho icyo ni icya mbere gishobora gutuma iba nyinshi. Icya kabiri ni igihe baguhaye imiti yo kukongerera vitamine. Hari igihe baguha izo bita vitamine complementaire, ni vitamine umuntu ahabwa nk'imiti, nk'ibinini cyangwa se inshinge cyangwa se ubundi buryo bashobora kuba biguha ari ifu, ariko bikaba ari vitamine A baguhaye. Icyo gihe wirinda kurenza urugero wagiriweho na muganga cyangwa wabwiwe na muganga, kugira ngo ya vitamine itaba nyinshi cyane, ikaba ishobora kurenga urugero. Kandi nanone hari n'igihe ujya ugira ingorane, wenda nka muntu akaba ashobora kubona undi afite ibinini bya vitamine cyangwa indi miti ya vitamine, nawe akaba ashobora kuyirya atapimwe, atazi ko ashobora kuba afite vitamine nyinshi. Iyo ibaye nyinshi rero, icya mbere itera ni umunaniro uhoraho, iyo bita fatigue. Uhorana umunaniro mwinshi, waba wakoze waba utakoze. Icya kabiri, iyo ibaye nyinshi umuntu ahagarika umutima, akarwara indwara bita nervosite, guhangayika, kubura amahoro, guhuzagurika, ibyo bikaza. Icya gatatu ni ukuribwa mu magufa, iyo bita douleur osseuse. Rero umuntu atangira kuribwa mu magufa. Noneho icya kane ni ukugabanuka kwa calcium, noneho bigatera amagufa koroha n'amenyo, bikaba bishobora gufatwa n'indwara mu buryo bworoshye. Icyo ni icya kane. Icya gatanu ni ukuribwa n'umutwe. Noneho icya gatandatu ni ukugira ikizungera, bitewe n'uko iyi vitamine ishobora kuba yabaye nyinshi mu mubiri. Turibaza tutese iyo ibaye nyinshi ko itera ibibazo, iyo ibuzeho bigenda biti? Iyo vitamine A igabanutse cyane ikajya ku rugero rwo hasi cyangwa ikaba ntayo, umuntu afatwa n'ubuhumyi, agatangira guhuma, kutareba neza nijoro cyangwa bugorobye, igihe ukajya ubona ikintu ukabona kirimo bibiri, ndetse no ku manywa ugatangira kujya ureba ibikezikezi ntubone neza. Icya gatatu ni ukuvogerwa n'indwara, kuko twabonye ko vitamine A ariyo idukorera ubudahangarwa, bwa budahangarwa rero buragabanuka. Noneho icya kane ni ukubura abasirikare b'umubiri, kuko barashira. Ni ukumagara kw'amaso, akabura amazi, noneho ku buryo amarira ataboneka, ijisho rikabura ibiribobeza, ukabona ko ryumagaye ridafite amazi. Noneho abandi bafatwa n'indwara ya stress, bakagira akajagari mu bwenge, bagahuzagurika. Nanone bigatera iseru ku bana iyo vitamine A ibaye nke, cyangwa se ikaba ari ntayo mu mubiri, umwana ashobora gufatwa n'indwara y'iseru, igira umuriro mwinshi, ndetse umuntu akaba ashobora gusesa ibiheri ku mubiri.
nanone bitera umusonga no guhitwa iyo iyi vitamine ibuze. Ushobora kurwara umusonga kandi ukaba ushobora kugira ibibazo byo guhitwa, kandi nanone iyo uyibuze igikuriro ku bana kirabura, ndetse no ku bantu bakuru bagatangira kubura igikuriro nko gupfuka umusatsi, gukuka inzara, gutangira kuvamwo amenyo, gutangira kurwara indwara z'uruhu n'ibindi bitandukanye. Twakwibaza se iyi vitamine twayibona hehe kandi gute? Ahambere twayibona ni mu mboga zigira iyo bita beta carotene, ndetse cyangwa se zifite provitamine. Izo ni nka karoti, iyo ni cyambere gifite vitamine A ihagije. Iyo ni nka imboga za epinari zigira vitamine A ihagije, ni nk'izo bita burete. Ni imboga abantu benshi bakunda kwitiranya na epinari kubera ko mu cyongereza bakunda kuzita spinach, ariko ntabwo ari spinach ahubwo zitwa burete. Wenda twazibereka no ku mashusho kugira ngo abadukurikira barebye amashusho babashe kuzibona. Icya kane ikindi ni perisile, nayo igira vitamine A. Ikindi ni umwembe ugira vitamine A. Ipapayi ikungahaye kuri vitamine A. Inyanya zifite vitamine A. Puwavuro irayifite, iyo bita meloni nayo ifite vitamine A, ndetse n'iyitwa nave nako ni akandi kantu kera nka karoti ariko ko kakaba ari umweru, nayo ifite iyi vitamine A. Izi mboga rero zose n'izi mbuto tuvuze n'izindi wenda tutabashije kubona nonaha zikungahaye kuri vitamine A, kandi ni nziza. Niyo mpamvu ari ingenzi yuko tugomba kujya tuzikoresha. Hari urugero rero dukeneye rwa vitamine ikenewe ku munsi. Abana baba bakeneye hagati ya 400 na 700 ku rugero rw'amavitamine. Bagira urugero rwazo rero ni hagati ya 400 na 700, naho abagabo ni 1000, naho abagore ni 800, n'abatwite ni 800. Abonsa baba bakeneye nyinshi, baba bakeneye 1300 ku munsi. Iyo ni ikenewe buri munsi kugira ngo umuntu abashe kuba yabona uru rugero. Kugira rero ngo uru rugero rugereho, urugero nka karoti uba ukeneye garama 36. Garama 36 ni nke, kubera ko garama ni kimwe cy'igihumbi cy'ikiro. Urumva rero ko gufata ikiro ukakigabanya mu inshuro 1000, noneho uba ubonye garama imwe, hanyuma ya garama imwe ukayikuba 36, umuntu akaba akeneye garama 36 ku munsi. Ni nka karoti imwe cyangwa se itagezeho. Akeneye pinari garama 149, perisile aba ari garama 192, naho ipapayi ni garama, umwembe ni garama 257 ku munsi. Umwembe cyangwa se ipapayi ni nk'igice cy'ikiro ku munsi. Inyanya zifite vitamine umuntu yabona ku munsi ni nk'ikiro n'igice, ndetse na puwavuro. Murumva ko byo ni byinshi. Ushaka rero kugira ngo abone vitamine ihagije kandi utariye byinshi, wareba nka karoti, ukareba epinari, ugafata perisile, ugafata umwembe, uba ubonye vitamine nyinshi kandi ihagije. Reka rero tubabwire ko dukeneye kumenya, dukeneye kuba ibi twabisobanukirwa kugira ngo tubashe kuba twamenya neza ibyo dukwiriye. Mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, ku ipaje ya 624 harimo amagambo atubwira atya ati: Imana ishaka ko habaho gutoza ubushobozi bw'ubwenge. Imana ishaka ko ubushobozi bw'ubwenge butozwa. Imana ishaka ko abagaragu bayo bagira ubwenge no gusobanukirwa biruta iby'ab'isi. Imana ishaka ko abagaragu bayo bagira ubwenge bagasobanukirwa kuruta ab'isi. Niyo mpamvu abanenganenze n'abatagira icyo bitaho ngo bashaka uko bahinduka abakozi b'ingirakamaro kandi basobanukiwe abababaza Imana. Imana iduhamagarira kuyikundisha umutima wacu wose, ubwenge bwacu bwose, imbaraga zacu zose n'intekerezo zacu byose. Ibyo bidusaba guteza imbere ubwenge bwacu bwose bukagera ku rugero rwo hejuru mu buryo bushoboka bwose, kugira ngo dushobore kumenya Umuremyi
no kumukundisha ubwenge bwacu bwose. Urebye ukuntu Imana yaturemye, ukareba uburyo yaturemanye ubuhanga, ukareba uburyo yaturinze, byatuma ukenera nawe ibyo byose kubisobanukirwa. Kandi niwo muti waba uw'indwara, niwo muti waba uw'ubumuga bimaze koreka isi, nk'uko byanditse mu gitabo cy'ubutumwa ku basore icyigisho cya 71. Imana idufashe, Imana iduhe kumenya vitamine, iduhe kumenya akamaro ka buri yose, kandi iduhe kubyitaho no kuzabishyira mu bikorwa. Nibyo nabasabira, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, kuko utugiriye neza ukaba uduhaye ijambo ryawe ryo gusobanukirwa n'akamaro ka vitamine A. Ngaho uzaduhe kubikunda no kubishyira mu bikorwa, buri wese ayishake kugira ngo umubiri w'ukungahare. Tubyatse mu izina rya Yesu, amen. Ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugiye nta buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi, yari mu isi barishima kuko igezageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi. Nibwiguhe inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Y'umwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imboga zikabura iwawe, yewe mugenzi ujya mu ijuru. Nakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu, indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu.